Yes, nongeye kuguriza ikaze kuri The Truth Inside. Mwibutsa ko ari wa musore wanyu Bahati Chris nk'ibisanzwe. Wowe wakoze subscribe ndetse unakanduhereza ubutumwa hasi cyangwa se ukanakora shares ku nshuti zawe zose. Twaje kugushimira aho uherereye hose, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uri mu Bwongereza cyangwa se mu bindi bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, muri East Africa, hirya impande n'impande. Turagushimye, Imana ikomeze kuguhereza umugisha kuko watweretse umutima w'urukundo kandi unatwereka yuko ukomeje kugenda udushyigikira. Bidatinze rero nongeye kukubwira ati kaze neza munsi nshya, isi y'imyidagaduro, isi y'umunezero n'ibyishimo, no kugira ngo ubashe kumenya amateka y'aho isi irimo kugenda igana. Nagutindiye ngo haye ikaze kumwe mu makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino, dore ko ushobora kuba aribwo uyumvise cyangwa se ukaba waragerageje kuba hari icyo warabyumvisheho cyangwa se utarabasha guhabwa ubusesenguro buhagije. Nta handi bibera ni kuri The Truth Inside. Niyo mpamvu tuba twakubwira ati subscribers hasi, unakore na shares ku nshuti zawe, unaduha n'ubutumwa hasi kugira ngo tujye tubasha kumva bimwe mu bitekerezo byawe ukirimo kugenda utekereza. Wowe rero uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, ndabizi ko sinzi ushaka kuba ufite umuryango ubarizwa muri Uganda, ariko ushaka no kugira ngo ujye ubasha kumenya bimwe mu buzima barimo baragenda bacamo cyangwa se bitewe n'ubuzima bagenda bakambikamo mu nkambi zigiye zitandukanye. Aya ni amakuru rero arimo kugenda avugwa mu mpunzi zirimo zibarizwa muri Uganda ndetse mu nkambi zigiye zitandukanye, dore ko ubuzima butaboroheye bitewe n'ingamba nshya UN yabafate cyangwa se bamwe mu bantu babahereza ibyo kurya ariyo WFP. Nuko rero zimwe mu mpunzi zibarizwa muri Uganda zagiye ziva mu buce bugiye butandukanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zivuga yuko ubuzima butoroshye muri ibi bihe, dore ko imwe mu nkuru tugenda dukesha ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye batubwira ko zino mpunzi ubwo ubungubu hahungaga impunzi nyinshi cyane zagiye zijyanwa mu nkambi zigiye zitandukanye, dore ko bimwe mu bufasha zakagombye guhabwa atari ko zirimo zirahabwa ubwo bufasha. Ni ukuvuga yuko aciyeho igihe amakuru dukesha ibindi binyamakuru batubwira yuko ubungubu imfashanyo zabaye zihagaze, dore ko bimwe mu makuru UN itangaza ivuga yuko impunzi zamaze kuba nyinshi mu nkambi zigiye zitandukanye, nguko bakiriye abimukira benshi cyane kandi nabo bakeneye ubwo bufasha. Ubu hagezweho kuvuga yuko buri muntu wese wari uzi ko amaze imyaka 7 mu nkambi akambitse cyangwa se ari mu buhungiro agomba guhagarikwaho ubwo bufashwa. No kuvuga ati rero muri kano kanya uwafataga ngo ibiro nka bingahe cyangwa se mu buryo bw'amafaranga, abafataga amafaranga mu mashiringi, hari uburyo byagenwaga akavuga yuko umutwe umwe bawubariraga nk'imitwaro 2,400 mu magande, ariko ubu ngubu noneho byamaze guhagarikwa, n'uwo nguwo afataga iyo mitwaro 2 bitari ko bizongera kumera. Umwe mu bantu twavuganye ubarizwa mu nkambi yitwa Nakivale yatubwiye yuko ubuzima bwakomeje kuba ukomeye cyane. Ngwe erega si twe twenyine ngo tubabaje, twe twafataga imitwaro 2,400, ngo harimo n'abandi bafataga umutwaro 1,200, kandi nabo bungo bivugwa yuko bamaze kuvanwa kuri ayo mafaranga. Ngahibaze rero ngo nk'umuntu afataga umutwaro 1,200 wakayakoresha ngo kwezi kose, ubwo se urumva bwari ubuzima. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Nuko rero impunzi ziherereye muri Uganda ndetse no mu nkambi zigiye zitandukanye, urumva yuko ziri mu bibazo bikomeye cyane, no ubuzima bubabaje cyane. Ariko iyo wegereye bamwe mu bayobozi bayobora izo mpunzi bakubwira yuko ikibazo sibo, ahubwo ikibazo n'ubwishi bw'impunzi zirimo kugenda zituruka muri Kongo bitewe n'intambara iriyo. Ngo abahunga ni benshi kandi natwe tuba tugomba kubatuza neza, bakabasha guhabwa ibikoresho byo kugira ngo bifashishe mu buzima bushyashya bagiye gutangira. Murabizi neza yuko Uganda ni cyo gihugu cya mbere cyakira impunzi nyinshi cyane, kandi nazo zikagira uburyo zihabwa, uburyo zituzwa kandi zikanatuzwa neza, aho na zimwe bazerekera kugira ngo zishakishe imibereho, bakazemera zigakora ibyo bashaka bitewe na buri wese n'icyo ashaka kwifuza gukora. Nuko rero muri abo bayobozi bakomeje batubwira yuko ngo murabizi yuko imfashanyo zabaye nkeya, natwe rero muri duke twari dufite twagerageje kugira ngo tudusaranganye kugira ngo na bene wabo barimo barahunga babashe kugira icyo babona. Nuko rero nubwo tugitegereje icyo amahanga azadufashaho, muri bamwe bari bafite ingendo zabo bategurwaga kugira ngo bahaguruke bagende cyangwa se boherezwe mu bihugu byagiye bibafata, ndizera yuko muri bimwe muri ibyo ngibyo ibihe bizagera bikaba byiza kandi na buri wese akongera akaba mu bundi buzima busesuye, ahabwa ubufasha nk'uko byari bikwiriye cyangwa se nk'uko byari bisanzwe. Murumva yuko rero ibintu ntabwo biba byoroshye.
Nyamuneka wowe rero ukurikirana ibiganiro kuri The Truth Inside ukaba waributse gukora subscribe hasi ukanakorana shares ku nshuti zawe ukanaduha n'ubutumwa hasi icyo bita comment, tubashe kumva bimwe mu bitekerezo byawe, wumve yuko nyamuneka bamwe mu bantu baba bari hirya no hino ntago ubuzima buba bworoshye. Ntago babworoshye, natwe niyo mpamvu tubabereye kugira ngo tujye tubahereza zimwe mu nkuru mugomba kuzaza muhabwa cyangwa se bimwe mu bintu mugomba kuzamugezwaho, bimwe mutabashije kuba mwamenya tubibagezeho kugira mu buryo bworoshye ndetse nibikabacike. Niyo mpamvu tuba twakubwiye ati rero tunagushimira wowe wabashe gukora subscribe cyangwa se wakoze shares ku nshuti zawe. Imana igikomeza kuguhereza umugisha ikugirire neza, turabakunda kandi turabishimira. N'ahandi bibera n'ahanga kuri The Truth Inside, nkubwira ati keep in touch kuko turacyari kumwe nawe, bimwe mu biganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi isaha ku yindi, kuko nicyo tuhabereye cyangwa se nicyo tubayeho kugira ngo tukugezeho zimwe mu nkuru zigenda zivugirwa hano hanze mw'isi. Nahamukanya ni bye bye, ciao ciao.